ni umumama atuye muri Amerika. Yahamagara ambwira ntervisi nashatse nimero za Didier ariko se washatse nimero za Didier urazibura gute ngo ndanabikubwire. Yahamagara ambwira ntervisi igera mbwira Didier nugira n'amahigo ukabona na mushikiwe yego ubabwire bashaka ukuntu bamvugisha ngire icyo mbabwira. Ikindi ngira ngo wabonye ibiri kuba kuri mushiki wa Didier ndabibona nkabirinza amaso ko nago biba bindebanye bafite ibindi bintu ndi kwiruka. Buri muntu wese afise ibintu abagenda yiruka mu mwino seko nta byinshi mvuga ngiye mvuga ibi byorohereye ibindi nawe ugiye cyamira uko nagushikanyeho ubutumwa kandi nimero naziguhaye awe tuzivuganira nimbona akanya ko kumuvugisha ariko ngo ibyo mushiki wawe ari gukora naga ari byo. Yego nta kindi yambwiye naga ari byo. Wewe urumva ni nko kugira inama mushiki wanje waje ntago namugira mushiki wawe ntago muzi nayo icyo shaka nyine uwo mumama mwembi ese nge ndabirimwo ngewe ntimuvukana se niba tuvukana mwese ntaza bujyanye ngo mwese ntazabazwa urubanza gwe nkino si bawe umeze gutyo ushaka kwana n'umutima ugira niko ngo byanyabyo ngo uri kwijandika ngo ibintu byacu kandi binatana kureba jenye ne ntago nari ubyijandikemo kwira ko nago babindeba urumva nk'ibintu byawe ntibabindeba niko n'ubuzima usibye ko wenda hari gihe wenda umuntu agukonveka akavuga ati okay reka mbikore ko bwawe ariko yaba ari ibintu biraho ngo ntago nari kubikora. Ni ibihe bintu wumva birinko biragenda bigukurura umutima wawe kandi bitareka umutima binkuru umutima nago ngiye nawe ugese ndagukunda kari ndabizi se nago binkuru umutima numvise ngo wijandika mu bintu byanje nyene no kuvuga ngo impamvu nyabyijanditsemo ntago ari ku bwanjye nta nubwo ari no ku bwanjye ni wo nabikoreye mbaye ndubyijandikamo yego ku bwanyu ngeze mfana ikinama nta kintu dufana natwe pe ko bujyanye ngo mwino si ngo nta muntu ngabuze cyahuriraho n'undi muntu jere ntizagihuriraho ko ntacyo mariye nanjye ntacyo nkumariye none se ujya ngo uno munsi niba nta kintu ndakumariye ejo nta kintu umuntu yamarira undi muntu uzabyihurire ako kimubara ubuzima bw'uno munsi gusa ngende ko mbara kuko nyine n'undi umuntu ugembara ko navutse rimwe nzanapfa rimwe byanyabyo nise siko bimeze ubu buzima wizera nubwo uyu munsi nishuti ufite n'uyu munsi gusa waravutse yego uzanapfa yego ikindi ushaka ako ndakeneye inshuti izo nshuti se muzabana mu kuzimu nyine n'amafaranga mwinosi we yashaka ginaga byo genda kandi baravuga ngo ikintu ibyo dushaka biri mu bantu ibyo dukeneye byose biri mu bantu iyo dushaka biri mu bantu ariko njyewe nyakakateri wewe nyine tuziranye yego yewe nkubuze ntacyo naba mpombye cyane ko nta n'ikintu wari umariye ninde yakurakaje mwako we ntago byandakaje ahubwo ngiye mba ngira ngo nkubwize ukuri n'ejo bundi uzabanze wimenye mbere yuko umuntu akumenya jere ntago ntegereje ubufasha kuri wowe cyane ntago nta kintu wewe nguteganyaho oya kuko nunamfasha ntago ari uzabubikoze ni Imana itagira ngo ni we oya Imana iba yamvugiyemo yego ni Imana akimana ariko iba yagize iki iba yavugiye mu muntu ariko njyewe nyine nabivuze ni Imana bisigwe ko twakoranye ni Imana twakoranye n'Imana uwo korana n'Imana muhurira ese nta bantu ufasha nta mana jewe ntabo nta muntu ngurigira ufasha mu buzima bwawe nta n'umuntu muri anahura uvuge ngo gufasha kora ko ntacyo mfite mufasha usibye kumubwira ati senga nabindi akamaboko atanga ngayahabwa kandi ntaga amaboko atanga Imana niyitanga Imana nitagutiza ubuzima ngo urambure ukuboko h'umuntu bose wumva wewe wakiramburira ukuboko kamufise byabarakajera we ntago byaturakaje cyambere nge nabwiye no kwizera ryo gusenga kandi babwira mukagira umuhero ugiye kuza uwo muhero se uraza ari uko tugeze mu isi y'uno munsi oya uri umuntu wese agira ukwizera ko Didi yewe nizera ko byose nyuramo ubuzima bubimbamo n'ubuzima bwiza mbamo byose ari Imana ibigena ngaho mwakurumva ko ofise n'urugamba rwo kwankana ugomba gukunda Imana yawe gusa nta muntu nanga akabantu bakwanze nawe wagira iki bande umenye mwino ziwanzwe n'abantu ntabwo kera ubu ngubu nanyanze mba numva uri nko kurinya mu muyaga yampaye indi yabamaze ubwoba hari igihugu natuze se leta natutse buri ikintu ntinya no kwivanga muri politiki
ikiri kintu ntinya ni ukutizera Imana. Ibindi byose nkawe bamona nta uri useless kuri njye, ntacyo umariye nta n'icyo umaze kuri njye. Ako njye nyene nta abandi bo baracyo rero n'abandi badafite icyo bamaze kuri njye, badafite icyo bamaze. nta muntu adafite icyo amaze kuri we nyine arafite icyo amaze. No kuri wewe oya hoya kuko oya nta kuko oya wewe rero kungonya ariko tugiye tuganiraho twamenyana wamariye iki we njye na nta kintu ngomba kwibuka kuko ako nticyabura, nta n'ikiza wigeze nkorera, nticyabura, ntibyabura ibyiza, ibibi ahubwo ibyiza nibyo byinshi kurusha ibibi. nta n'ikiza kibigeze nkorera yampaye mu buzima bwanjye kushamushobora kwa munibagirwa nabi. Ubu nta kiza na kimwe nigeze nkora mu buzima bwawe, wenda gishobora kuba ntacyo, oya ntacyo, nta igihe cyabyo kitaragera, nta kiza na kimwe wankoreye mu buzima bwawe. Ako mwe hari ibyo mwagiye mukorera abandi wenda natwe mukadukorera. Jewe njye nta kiza na kimwe nigeze nkorera umuntu usibye kumubwira ngo senga cyangwa se ibyiza biri imbere cyangwa se Imana izaguhemba. Nta kiza nakorera kuko ntacyo mfite nta muntu. Ngaho rero umwanzuro nyamukuru watumye twicarika hano hantu nuwa hano reka nyivuge wenda mvuge mvuye aha. Nabikoze kubwo umuntu, ntabwo nabikoze ku bwanjye, ese ku bwanjye. Oya yego ni umumama atuye muri Amerika. Yahamagara ambwira ntervisi nashatse nimero za Didier, ariko se washatse nimero za Didier urazibura gute? Sinzi niba uri bubanze ako kumwitabira kuri kamera twaba dukoze amakosa. Reka mureka atazumva ijwi rye kuri kamera ukumva. Yahamagara ambwira nti nshakira nimero za Didier, ambwira ati giye nta nimero z'umuntu ntanga kubera ko ntago nzi ikintu mushakira. Yego sinzi nibyo ushaka kumubwira cyane ko ngewe nimero za Didier mwe mushaka iza afite akoresha ntago uko we ntiwamuhamagara kuri isanzwe, wamuhamagara kuri WhatsApp kandi zo mfite niza koro isanzwe ntago ari za WhatsApp. Yego ninda nazigwa nacyo zikumarira. Ibyo ushaka kumubwira ndamuhamagara mbumubwire muhena nimero za wakivugishiriza. Yego nazigwaye sinzi mba muvugishije. nazibonye ko ntabwo ndabona megabyte ngo tuvugane nawe. Okay. So ngiye ikintu cyatumye nguhamagara kugira ngo ndanabikubwire. Yampamagara ambwira service igere mbwira Didier. Nugira n'amahigo ukabona na mushikiwe. Yego ubabwire bashaka ukuntu bamvugisha ngire icyo mbabwira. Ikindi ngira ngo wabonye ibiri kuba kuri mushiki wa Didier. Ndabibona nkabirinza amaso ko nago byabindebanye. Bafite ibintu ndi kwiruka. Buri muntu wese afise ibintu abagenda yiruka mu mwino seko. Nta byinshi mvuga. Ngiye mvuga ibi byorohereye, ibindi nawe ugiye cyamira uko nagushikanyeho ubutumwa kandi nimero naziguhaye. Awe tuzivuganira nimbona akanya ko kumuvugisha. Ariko ngo ibyo mushiki wawe ari gukora naga ari byo. Yego. Nta kindi yambwiye naga ari byo. Wewe urumva ni nko kugira inama mushiki wanje. Waje ntago namugira mushiki wawe ntago muzi nayo icyo shaka. Nyine uwo mumama. Mwembi. Ese nge ndabirimwo ngewe. Ntimuvukana. Se niba tuvukana mwese ntaza bujyanye ngo mwese ntazabazwa urubanza gwe. Nkino si. Bawe umeze gutyo rusha kwa nta n'umutima ugira. Ngaho tuyikomereze. Ibyo mushiki wawe ari gukora. Yego. Nagabanye ishavu kandi atuze umve n'inama z'abantu. Sibyo? Nge nta nama ndi kumugira. Yego. Aza ibyo wambwiye nabikoze kandi abishikirije Didier. Ni mukuru wiwe, naye niwe mukuru. Niwe mukuru. Nabigushikirije. Urayimushikiriza cyangwa se mu muhamagare abaganirize mwumve icyo ababwira. Impamvu nyamukuru muze kwa muri kume na Elisa. Uri kumva? Muze kuba muri kume nimba kama ni Elisa. Sio ari umugabo wera. Niwe? Ni Elisa ari umugabo. Muze kuba muri kumwe muri batatu. Umuganirize. Sibyo? Ibyo nta kiri gendenzaho ibindi bibazo ni ibyane. Ka Claudine adashaka kuganira na Elisa atifuza no guhura na Elisa. None nge mbigenze no gutuma ndabushikanye. Urumva nta kiri twabikora ibyo ngibyo nta. Nge Dede urabizi kandi nge mufunga mutwe wari uhari hano hanze. Ariko urabona ko natuje nk'ipoera. Erega buri muntu wese afise iherezo rye, afise n'itangiriro rye. Ikibazo ugira. Ura Dede yaba umuntu avanga umwe wese afite iherezo rye. Twaye gute tufatira kuri rya jambo nakubwiye ati umuntu avuka arimo akanapfa arimo.
rero yaba tuzi ko umuntu avuka ari magana apfa rimwe nta nubwo twakirirwa dukora siko bimeze se yego rero hari gupfa wanduranya no gupfa hari izina ryiza usize mu bantu icyo kintu kucyumva rero uzapfe nta muntu kuvuga nabi none se ubwo ngubwo twebwe turi kwanduranya mu zihe nzira turi kunyura mu zihe ntago mwumva nese twumva iki twabwiwe iki mwumva inama twabwiwe n'abandi kenshi reka tuve ku byo kwanza n'ibyanzanye nabivuze byanarangiye wahanuwe kera nta muntu n'umutaraguhana nta muntu utarakubwiye ati Didier shaka ubundi buzima ubamo butari ubwo mu mashosho media butari ubwo kwandavura kwanduranya urabyanga buzareba aho bizakugeza ega mwebwe arigema muri mu maboko matagatifu amaboko matagatifu mbese ko bize hari amaboko matagatifu mbamo urumva Imana hari ukuntu iba yarababwiye ati muzanyure kubera ko twayizeye ntabwo wandusha kwizera Imana kandi nta nubwo wanandusha gusenga Imana n'amabwiriza y'Imana ndakeka ko tugiye muri debate cyane no kwizera cyane n'umutima wanjye uwugiriye inama biragoye kugira ngo unsumbye kuko ndazi ko Imana ariyo yangejeje ku byo uno munsi ndi kunyuramo byose Imana byose biri mu cyanditse hari ikintu bita igeno njyewe ndahindura igeno ndiki ndi Imana ubizi neza ko ibyo uri kubamo ari igeno ni igeno yego ese nicyabayeho kuki wavuze ngo habaho gupfa no gukira kuki utemera ko habayeho n'icyanditse kuri wewe uri igeno rirabaho ariko igeno reka turifate nka betting sibyo abantu bafite uko babona ibintu kandi ibintu bikora kugira ngo byereke abantu sibyo kandi abantu bafite ibyo bakubwira byiza bakubwira ibibi sibyo rero kuri amango by'igeno aka kanya nshase bwo nimba Imana yari ifite igeno bya kwiba banki winsubiza weko nimba Imana ifite igeno yakugeneye yakwiba banki turebe ari bufatwe cyangwa ari ibindi bintu urugero ngo uhaye ntabwo nyanya kandi ibyo bitabaye igeno ari igeno wayi nasaba hari habayiba uri kuvuga ngo byabaye igeno hari habayiba ku igeno ryabo uteka ari igeno ibyo byose uri kunyura kandi byarambayeho nyene ikitarambaho si igeno ariko ibyambayeho ni igeno nimbaga mfata n'urugero ngo oya n'abantu dukurikiranye bagenda bitubwira yaba atari igeno reka gukora turebe Imana ifite ukuntu izakubesha reka gukora bino biri gukora turebe igihinduka ndeke gukora niyo nama wangira ni urugero ndiko cyacya uri tujya mu matiko oya sa matiko no kugane wewe uravuze ngo Didier wewe va mu byurimwo ari igeno uri kubamo Imana ifite ukuntu wenda yageneye umuntu akatubifate gutya reka gukora turebe ko iryo geno yakugeneye rihinduka kandi n'undi igeno kandi yangeneye gukora n'ubundi erega n'undi nibiri mu igeno kuki ese hari umuntu udakora kandi abayeho nawe biri mu igeno rye nese dusangiye amageno gerageza turebe ugerageze gute kandi ni na trying nzabanisha igeno wese urabizi ko ariyo wagenewe cyampaye nese ikintu kibanze kibaho kubera iki haba kibaho kubera impamvu iyo mpamvu urumva rero impamvu ni igeno ujya kubigerekeranya ndakeka uyu munsi ko twahuye kuki tutahuye ni Imana bigenye ni igeno ry'Imana ejo ntiwari umunsi kuki duhuye umunsi kuki tutahuye kuki tutasibye uyu munsi tugahura undi munsi uyu munsi nyene uyu nguyu wari igeno ryo guhura nkubwire ikintu Dede ikintu nkubwira Dede tuba mu isi itangaje itangaje cyane kandi nakomeye tuba mu isi itangaje kandi cyane sibyo ababimenye bavuze ngo tuba mu isi ya sikamu ibyo ya sikamu byagenywe n'abantu ntabwo ari Imana yabiremye sibyo ndabyemera kandi abantu twe twiremeye icyaha warubizi ndabyemera urikumva reka tugerageze dukora iby'Imana ishaka ibindi byose bizagenda neza kandi bizasa neza erega kwitwaza ngo n'ubundi ngo mbona ngo hari umuzungu gukora imodoka ngo nanjye ntayikora ngo ni igeno uri kumva Imana wenda nkuko bivuze ifite ukuntu wenda ibintu yabigenye gutya ibyo uri gukora nimba ubona ariko ushobora gutwara ibintu byawe komerezaho kuburanya komerezaho kandi utera imbere
ariko nimba uzakora ibintu ushaka kubaho ariko witeranya n'abantu cyangwa se ukoreramo n'ibyaha, Imana iri kukugerageza. Nk'ibihe byaha naba nkweramwo ngaha anye. Ubu ndi kuganira nawe harimo ibyaha. Ndi kuganira nawe harimo ibyaha. Jewe ko nta cyaha wankoresha wowe. None se ubwo ibyo byaha biba biri he? Arabikoresha. Nta byaha nje mbikoresha. Hari umuntu unyuramo. Comment zawe ndazireba ariko. Yego. Ese comment ni icyaha? Izo comment ubwo banazanditse je bandi gutombora. Impamvu aho abantu kugira ngo umwe wese arebe icyo umuntu mugenzi wakora. Wowe afite kuntu mbona ukavuga ati Elvis ni ikigoryi, afite kuntu mbamona ntazi. Kandi nawe nanjye nkabafite ko mubona avuga ati Didier afite ukuntu akora ibintu byiwe, akaba ari n'umuntu niwe pe akora ibintu biri ku murongo kandi binyuze mu mucyo. Wakoze ibintu biri mu mucyo. Iyo umuntu agiye kugira umuntu ati nkora ibintu bitari bigiye mu mucyo, uramwereka nk'inzira z'ibintu biri mu mucyo n'ibintu biri muri gihono marabimwereka. Ni ibihe bintu nkora bidafudutse byatuma wowe uri muri babantu ushaka gusesa amaraso kugira ngo ubone amafaranga. Cyo ni icyambere. Uri muri babantu oya nawe urarengereye. Ntago ndengereye. Aho urarengereye. Kubera ko yaba yubuza kuba udakora gutyo. Didi hano hanze hari abandi bantu benshi batandukanye. Sibyo? Uza abantu bangiriye nabi, uza bampemukiye. Didi je ntago nabona umuntu yakuroze weho. Yakugiriye nabi kandi uri inshuti yanjye. Ngo ndenzeho ngende mitenganira nawe tuganire mubwira ati bimeze gute ese nashakisha abandi bantu mbana nabo nkorana nabo kugira ngo ibintu bijyanje bigende neza. Rero wowe ikiricyo inzira yose iguha amafaranga uyinyuramo. Ndaceka oya atanjye nyine buri muntu wese iyo nzira yayinyuramo. Ntago ari umuntu wese. Wewe ufite umuntu wese ufite gutwara ibintu byawe. Ati jewe nzarya duke njyame kare ntanduranije. Ariko wewe inzira yose iguha amafaranga. Ibe mbi ibe nziza uyinyuramo. Cyazo ntayo tubona. Ibyo birakureba. Izo nzira ntayo. Mwe mutwereka aho munyura. Kuki bikomeza? Mwe mutwereka aho munyura. Kuki bikomeza? Kwera tuyabura. Oya. Turayabura. Ahubwo mwe mutwereka ntimunyurwa nabe mwa. Ahubwo inzira zibamo amafaranga zirihe kugira ngo ntago unyurwa n'amafaranga wabonye. Jewe yanyura mu mana. Mu mana. Iyo mana se uri guceka ari uyisangije wenyine tutayifise? Warubize ko umuntu yisangiza imana se? Je nisangije imana yanjye kuko ndayizera kukurusha. Reka noneho utanye no kuncira urubanza ndumva n'Imana uvuga ntayuzi kuko nayitiranye. Sawa. Imana uvuga uranayitiranye. Okay. Kuko baravuga ngo nucira urubanza mugenzi wawe kandi nta gihamya nta niki. Kandi gihamya gihari. Cyahe? Aho unyura. Nyurahe. Unyura mu barozi unyura mu biki byose kandi nkeka kabaraza atari biza. Babyita kutamenya uko kwawe. Okay. Wewe ufise ibyo wamenye nanjye mfite ibyo namenye. Okay. Akuvuga ngo uranshinja. Je nagushinjije. Urumva? Kuvuga ngo urancira urubanza. Mwino si baravuga ngo uzacira urubanza undi abandi bararora nabo bazagira iki? Bazarumucira. Urumva? Ntago biba byoroshe. Ako tumenye inzira tunyuramwo nibyo dukeneye. Wenyine je ntago ndi kumena. Wewe nta mafaranga ukeneye mwinosi? Jewe ntayo. Sinvubayeho neza. Nta mafaranga ngiye nkeneye muri inosi. Kubera ko njewe amafaranga azanteranya n'abantu. Kucyumva ayo mafaranga guteranya n'abantu? Amafaranga ateranya abantu. Ayahese? Ayariyo yose. Kubera ko n'impamvu wanyicaritse hano. Guko iyo ushaka tuganira nk'ikibazo bari bambwiye ngo nkubwire reka ukikubwira bigahereraho. Ariko washimye ko tubishira hano kugira ngo buretse kugira ngo mbona amafaranga niki nicyaha byinjize. Niki nicyaha? Buretse kugira ngo rero bantu banje rero nigeze nkubwira kari icyaha. Bantu banje rero nigeze nkubwira kari icyaha ceceka nkubwire kugira ngo byinjize. Sibyo? Kandi bino binyuze mu mucyo. Ndabyemera kubera ko nimba ariko kazi wahisemo gukora kuko Uwiteka afite ko ngiye mpamya ko ubuzima buzatuma umuntu amvuga nabi cyangwa mpemukira undi muntu kugira ngo ngiyewe mbeho ntago nzigera mbujyamo.
nanjye rega ntabwo nabunyuramo nanjye nta munahemukira bariho Elevia wani nshaka guhemukira no kuzoguhemukiye nje nta n'umuntu umwe ndahemukira nje naguhemukira kubesha ni icyaha nubwo byashoboka mvuze ngo nubwo byashoboka uzanamemukira bikubwireye hano oya sinaguhemukira ko nta nyungu nagwamemukira nago byakunda ahubwo abuhemukira behind batari na hano nta nyungu barahari kubera ko Didi oya barahari nta muntu ndahemukira barabimbwira Didi ngaho bandike muri commentaire wona hemukiye kibyiki banyuze hose mpa message yiki se cameraman zumingira message zurahemukiye ntago je nabyerekana ahubwo mwe murahemuka mu mazina abuhemukira ni benshi kuruta abugirira neza kanyuriva nkuravuga nayawe yose oya genzi ko warabuhemukira nge nago njya mbesha nushaka ibi bintu tuvuze hano uzabikata ubikuremo ntago nabikata aho gusa kuba simvuze ngo bahemukira ubica simvuze guhemukira mu buryo ariko nzi ko wari abanyandikira bakambwira ati wazambwire Didier ko Vive namubwiye atabinkoreye wazambwire Didier ko aho namutumye atangiriyeyo yego kubera icyo utagiyeyo anese nta mwanya mfise ubwo ngo uwo muntu namuhemukiye ukisubura nanjye ndi mu bindi ndi mu buzima ndimo kandi we yantumye ari mu kazi ke nanjye ndi mu kazi kanje ntago ariko bikora none se ndakubaza Didi uzigo mu mwanya wawe kugira ngo ufashe undi muntu mfashe undi muntu ndaburare bizagufasha uzatubona imbaraga z'Imana umuntu ndavuga ngo uyu munsi nta mwanya mfite wo kugufasha uzatubona imbaraga z'Imana ko zikora uzigo mu mwanya wawe nyuma kwijana uzafata umwanya wa 25 kwijana iyindi 25 kwijana uyifashisha undi muntu uzatubona Imana erega Didi gembaye muri Kigali nta kazi na ndikumva guhera nta kazi na kamwe ako nabonaga urabizi ko byari bibiri mu kiyede niko nakoraga sibyo nkeka ko bibiri bitakwishura Kigali sibyo kanya kako bibiri utabibika ngo bizuzure amafaranga kwishura inzu unayajyamo nayambaramo biragoranye ariko kubera ko nizera Imana genda bikigali kandi nta kibazo mfite kandi nanyo yashaka ko nabaho nkuko kwawe je ntubuze babaho nkanjye kandi Imana ifite ibyo yakugeneye oya baho nkawe si yo mpamvu nyine mvuga ngo buri muntu wese ariko baho nta muntu utaje gutumwa baho nta muntu uhutaje oya umuntu ngomba kumuhutaza kuko igihe kiragoye sawa rero baye reka tuganireho gace mu mwanya gace tuganire baho nta muntu uhutaje nushaka guhutaza umuntu ndabyemera none kuki umuntu yumva ko nta muhutaza kwimva ko yamutaza ninde guhutaje none so umuntu niba hari service yambwiye service yiwe ntinyuremo kuko nanjye hari service itanyuramo kandi wari uyikuyikora bishoboka kandi service nanjye ndi hari service wabigerageje biranga se waragerageje biranga ahubwo nawe ntiyampaye umwanya yaguha umwanya none se kuki yumva ko uwo muntu ntamanza gukemura service zanjye nawe iziwe zimwe zakemura oya niba umuntu agwaye akubwiye iti nkora iki kintu uyu munsi ntugikore n'ejo ntugikore n'ejo ubundi ntugikore kigashira ntugikore uwo mwanya wabuze cyane Elvis sinzi kuragana n'abantu cyane batuye muri Amerika ngiye ntabyo ab'Amerika mbasaba nibo bazi igihe nsinda nabasabwa ngiye muri life yanjye oya abantu muri Amerika ntago basabwa oya ngiye nsabwa umuntu ngira inama ugira icyo amariye mu buzima niba nta nama wangira nta masengesho wampa nta buzima bwanjye Imana ugere nka cyagihe nigera gushwanira abantu nawe ukabutangiye kwihenuraho gace barabizi ko ntabihenura nta muntu atagira umuntu w'ingenzi mu buzima mu gihugu cyo cyose ingenzi nawe kumufite ni byiza nabandi rero wabafite abo bandi bazaza nyuma nk'uno mwanya ushaka uwo nguwo gusa uwo nguwo n'ukeneye ari byiza kuko buri muntu wese agira inshuti y'amagara je muzima bwanjye ntago nkunda ibya mirenge oya bya mirenge sina byiza buri muntu wese bwo rero nimba ngiye mfite umuntu wanjye ku giti cyanjye yubaha akazi nkora yego kandi ankunda akavuga ati Elvis bivanye n'ubuzima wanyuzemo bivanye n'uko ubayeho nza basi fata bino bibiri uzagende wibereho ntabyo mfite nago ntago nkeneye umuntu mpa miliyoni rimwe mbarira oya okay ndumva message waduhaye niyo ngiyo hari abantu bufunguye ikiganiro kigiye kurangira wenda dusubire mu message cyo dusoza ikiganiro
dusubiremo message uko abantu hashobora kuba bafunguye bakegeza imbere batumvise icyo cyari cyaduteranije ngaha dusubiremo message yo ngo gicyanzanye hano ntago naje guteranya amagambo nawe naje kukubwira ko twarabanye bari umuvandimwe kandi uri umuntu ndi mwene data reka ko twese turi se barundi bari ko yavuga mu kinyarwanda ndabyumva cyane mu kinyarwanda bavuga ngo turi bene umugabo umwe turi bene murundi hapana turi bene murundi bene Burundi Burundi se si Burundi nyine umurundi bene murundi ni umuntu ako Burundi ni igihugu turi bene Burundi bahungu ba oya urakoze cyane